babyeyi mwihangane mugerageze mumenye inshuti z'abana banyu, kubera ko ziri mu mpamvu z'uko abana bangirika cyangwa se bagatungana. Ni na byiza kuba umubyeyi yamenya inshuti z'abana be, kubera ko ashobora gukiranura cyangwa se kurokora umwana we agendeye ku nshuti ze, kubera ko buriya umwana wawe yumva inshuti cyane, yumva n'inama zayo kuruta uko yumva inama zawe mubyeyi. Nanone icyiza cyo kureba inshuti no kumenya inshuti z'umwana wawe, ushobora nawe kumubera umubyeyi. Hari abana babayeho nta babyeyi bagira, ariko kubera ko habayeho impamvu y'uko wowe mubyeyi uba cyangwa se ukanamenya n'inshuti z'umwana wawe, akabona umubyeyi muri urwo rwego, cyangwa se akaba n'abafite ariko bakaba bameze nk'aho badahari, ukamubera umubyeyi. Yaba yarigunze akumva ko afite umubyeyi ushobora kubwira, ndetse ni nabwo ushobora kumenya inzira neza y'umwana wawe aho aherereye, kubera ko abana baba bagiye ku ishuri, bajya muri gahunda zitandukanye, ariko ntabwo tuzi ibyo babamo. Ariko iyo umenya inshuti ze ukazireba imyitwarire ndetse n'imyambarire, turabizi ko ababyeyi mufite uburambe bwo kureba umuntu, umwana mutoya, bitewe n'imyitwarire ye ukahita umenya ko uyu mwana ari kugana mu nzira mbi cyangwa se inzira nziza. Ku topic ya none rero tukaba turi buganire ku kigira kiti ese ni gute uhitamo inshuti? Ese inshuti izamfasha iki? Nk'umunyeshuri ujya guhitamo inshuti ushingiye ku mico yayo. Inshuti ni igukurura imma ila alkhair, haba mu byiza cyangwa se mu bibi. Simeruka umuntu wagize inshuti mbi azicuza, yicuze kuba yaragize inshuti mbi mu buzima bwe bwa hano ku isi, agira ati iyo mba ntaragize runaka ntago nari kuba ngiye ahangaha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وبه نستعين. Nkuko bisanzwe rero turi muri cya kiganiro Wednesday School Chat, aho turebera hamwe ubuzima bw'umunyeshuri n'ishuri n'ibyamufasha mu kugenda atsinda cyangwa se mu kugenda abaho neza mu buzima bw'ishuri no kwiga neza. Muri aka kanya rero tukaba turi kumwe n'abatumirwa nk'uko mubibona, nk'ibisanzwe tuba turi dufite abanyeshuri. Mbibutsa ko ikigo turimo ari Mahadul Hidaya al-Islamiyya. Nk'uko rero mubibona tuba turi mu biganiro byungura uwo ari we wese wabibona, aba ari bubonemo ibyo kwigamo, ndetse nta nubwo bibujijwe kuba nawe watanga igitekerezo muri gahunda. Topic ya none rero tukaba turi buganire ku kigira kiti ese ni gute uhitamo inshuti? Murabizi ko buri wese aba afite inshuti, by'umwihariko abanyeshuri iyo baje kwiga bwa mbere cyangwa se binjiye mu ishuri agomba kuhakunda inshuti. Inshuti ifite akahe kamaro turi buze kubirebamo. Ese ni izihe nyungu z'inshuti nziza, ni izihe nyungu z'inshuti, ni izihe ngaruka z'inshuti mbi? Ubwo rero twaba dufite abanyeshuri tugiye kubabaza ni gute bo bahitamo inshuti, hanyuma noneho tunababaze inshuti ifite izihe ngaruka, haba nziza n'imbi. Reka duhere iburyo nk'ibisanzwe rero, twaba dufite umwe mu bavandimwe ari bubibwire, ubwo atubwire ni gute we ahitamo inshuti bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitwa Ntwari Abdurrahman, nkaba ndi umunyeshuri nk'uko Sheikh yabivuze wo mu kigo cya Mahadul Hidaya al-Islamiyya. Nkaba naje mu butumire bwa Sheikh wacu yuko twasubiza ibibazo bikurikira, agira ati ese ni gute nahitamo inshuti? Nkanjye ku ruhande rwanjye ndatangira ngira ati nk'umunyeshuri ujya guhitamo inshuti ushingiye ku mico yayo, ku myifatire ndetse n'inyungu uzayikuramo iyo nshuti. Ndatanga urugero, ushobora kugira inshuti akaba ari inshuti igufasha mu masomo, akaba ari inshuti guhindura mu mico mibi wari usanzwe ufite, akaba ari inshuti yakugira akamaro yaba ari ahangaha ku munsi, yaba ari ahangaha ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Naam, barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Aha, reka twumve undi nawe twibwira, tubwire ni gute ahitamo inshuti, agendera kuki? Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ku kibazo mumbajije cy'uko umuntu afata inshuti ndetse n'uko yayibona. Ubundi inshuti mbere na mbere
ni umuntu uguhora iruhande haba ku munsi ndetse n'ikindi gihe cyose uyikeneye, haba mu bibazo cye cyangwa mu bindi bintu bitandukanye, ukaba wayikenera mu bintu yagufasha, cyangwa se ukaba wagira nk'ikibazo ikaza kugufasha. Ariko inshuti ishobora kuza ari inshuti nziza cyangwa ari inshuti mbi. Nk'urugero, umuntu ashobora kugira inshuti mbi izajya imwoshya, nk'urugero ikamubuza gukora ibada, cyangwa se yajya ajya no gusari akamubwira ati turaba dusari ngwino tujye mu bindi. Ugasanga inshuti muri make nta gikorwa na kimwe kizima yaba yamugiramo inama. Ariko hari n'igihe ugira inshuti nziza yayindi izajya ikwibutsa gukora ibada cyangwa se ibindi bikorwa byiza byazabahesha ijuru muri mwese, ndetse mugafasha n'abandi kuzakora ibikorwa byiza bitewe n'umwanya mwajya mubibonera. Arakoze rero, wenda mbere yo gutanga mikoro, wowe uhitamo inshuti ushingiye ku ki? Njyewe iyo mpitamo inshuti, ndeba inshuti imbi iruhande cyane, ariko nanone ntindebe inshuti ngo ni uko ikize cyangwa ikennye. Njyewe ndeba inshuti bitewe ese iyi inshuti izamfasha iki, inshuti izampara iruhande, inshuti nzajya mfasha ndetse nayo ikamfasha. Asante, reka twumve undi nawe ukahitamo inshuti. Ku ruhande rwanjye iyo ngiye gushaka inshuti, ndeba imico ye nkabanza kumumenya, nkareba ibyiza bye, nkareba ibibi bye, nkareba nimba azampa inyungu, nkabona kumuhitamo. Nkanjye w'umunyeshuri, ndeba inshuti imfasha mu masomo nanjye nkayifasha, kandi inshuti itazanyoshya ngo tureke kugaragara Allah subhanahu wa ta'ala. Murakoze. Reka twumve mugenzi we nawe. Murakoze kumpa ijambo. Nitwa Abdulkarim bangira inama. Ku ruhande rwanjye uburyo njye mpitamo inshuti, ubundi mbere na mbere urabanza ukamenya uwo muntu uwo ari we. Ese uyu muntu nimugira inshuti azamfasha iki mu buzima bwanjye? Se azamfasha kumvira Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se mo kimwe azamfasha kwigomeka kuri Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se azangira inama? Akugira inama byaba ari byiza, kuko nkanjye umuntu ngira inama niwe mpitamo kuruta abandi, kuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaratubwiye iti ad-dinu an-nasiha. Abasaba barayibaza bati qulna liman, qala lillahi wa rasulihi wa likitabihi wa li a'immati al-muslimina wa 'ammatihim. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti idini ni ukugirana inama. Abasaba barayibaza bati kuri nde ya Rasulallah? Rasul arabasubiza ati kuri Allah subhanahu wa ta'ala, kuba wamenya Allah subhanahu wa ta'ala no kuba wamenya intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, no ku bayobozi b'abayisilamu n'abayisilamu muri rusange. So rero ni byiza cyane kuba waba ufite inshuti ya kugira inama, kuko kubona ukugira inama ni ibintu bihambaye, kuko akenshi abantu benshi bakunze kugwa mu byaha cyangwa se mu bibazo, akenshi baba babuze abantu babagira inama. Ariko kuba wabona umuntu kugira inama biba ari furusa, aba ari amahirwe Allah subhanahu wa ta'ala guhaye. Nuko ngiye numva niko ngiye mfata inshuti nakuyihitamo. Yego. Asante, barakallahu fikum. Allah abongerere. Barimo barababwira uburyo bahitamo inshuti bano banyeshuri. Reka twumve rero ku rundi ruhande. Nkuko mubizi dufite abahungu tukagira n'abakobwa wenda bishobora kuba bitandukanye, wenda twumve ibitekerezo byabo uburyo bahitamo inshuti. Reka duhere kuri uyu nawe atubwire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitwa Sanasemanta Omar, nkaba nshaka gusubiza ibibazo nkuko Sheikh yabivuze. Ese ni gute twabona inshuti, ni iki twagenderaho? Mbere navuga ko inshuti turabizi ko idufasha mu byago. Ntabwo wajya kureba inshuti yayindi mukaba inshuti mugaseka mukabana, wajya mu byago ikakwirengagiza. Ikindi navuga ni al-kizb. Baravuga ati al-kizbu al-haram walau kana miza. Hari babaza inshuti ugenda bakakoshya bakakubeshya, kandi twese turabizi ko iyo umuntu abeshye aba akoze icyaha gihambaye. Nibyo ndi kumva navuga. Iyo uhisemo inshuti uhitamo inshuti ushingiye ku kiwe nkawe ku giti cyawe?
ngewe ikintu nareba ese iyo nshuti ni ibihe byiza bye ureba imico ye yaba myiza cyangwa mibi ukareba wasanga ari myiza bizanagufasha. akaba aribwo uyihitamo. Arakoze rero, reka twumve mugenzi we nawe atubwire uko abibona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbere na mbere kambanze gushimira Allah we waduhaye kuba turi bazima aka kanya, nkanakurikizaho gusubiza ikibazo twabajijwe. Ikibazo kiragira kiti ese iyo ngiye guhitamo inshuti ndeba iki cyangwa se mpera kujya mpitamo inshuti? Mbere na mbere ikintu cya mbere mba ngomba guheraho ndeba inshuti ni uko se uwo muntu ameze gute, afite iyihe mico, ese icyo namukuraho ni ikihe, inyungu yangirira mu buzima ni iyihe, nkanareba niba atari na wa muntu wangwisha mu byaha cyangwa se mu bindi bintu bibi Allah yagiye avuga muri Qur'an cyangwa se muri hadith. Nk'urugero, ushobora kugira inshuti ikaba yakugwisha muri zina, kandi Allah muri Qur'an aragira ati ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah aragira ati mwirinde ubusambanyi cyangwa se ntimukegere ubusambanyi kubera ko ari icyaha kandi akaba ari n'inzira mbi. Ushobora kugira inshuti ikaba yakuganisha muri zina cyangwa se ibindi byaha ibyo ari byo byose. Mu nshuti ugomba kugira, ugomba kureba umuntu utinya Allah, icyo ni icya mbere, ukareba umuntu ukurikiza sunnatun nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Icya gatatu, ukareba umuntu ushobora kuba wakugirira inyungu mu buzima cyangwa se wagufasha mu kibazo icyo ari cyo cyose. Ukareba umuntu ugufitiye akamaro nawe ushobora kuba wagirira akamaro. Ntujye kureba inshuti ngo urebe wa wundi wabaswe no kubeshya, cyangwa se urebe wa muntu udasari, cyangwa se urebe wa muntu wirirwa atita ku byo Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze, cyangwa se muri zimwe muri aya za Qur'an. Ushobora kuba yakumva aya ya Qur'ani akayihakana, cyangwa se akumva ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyerekeranye n'idini ya Islam akagihakana. Ikindi, tugomba kugira inshuti nziza mu buzima, kuko Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Ku munsi w'imperuka umuntu wagize inshuti mbi azicuza, yicuze kuba yaragize inshuti mbi mu buzima bwe bwa hano ku isi, agira ati iyo mba ntaragize runaka ntabwo nari kuba ngiye ahangaha. Naba ari inshuti mbi azicuza kuba agiye kujya muri Jahannam kubera ko yagize inshuti mbi. Ariko mu by'ukuri wa wundi wagize inshuti nziza azagera muri aljanna. Nabura inshuti ye abaze Allah ati ya Allah, hari umuntu ndi kubura. Allah mubaza ati uri kubura nde? Allah amuhe inema yuko ya nshuti ye aho yabiri yamusanga aho yabari. Warakoze rero, nk'uko bumvise bari kugenda batubwira ibyiza n'ibibi by'inshuti. Ni ukuvuga ngo umwarabu cyangwa se mu bahanga baravuga ati as-sahibu as-sahib, as-sahib sahib. Ni ukuvuga inshuti ni igukurura imma ila al-khayr, haba mu byiza cyangwa se mu bibi. Hanyuma noneho mu bijyanye n'ishuri, inshuti ikagira uruhare rukomeye cyane mu kukugira neza cyangwa se kukugira nabi. By'umwihariko uretse n'ishuri, no mu buzima busanzwe inshuti ifitemo uruhare rukomeye cyane. Usanga abantu bangiritse 100% cyangwa se 99.9 barazize inshuti mbi. Usanga n'abantu batunganye 99.9 baye impamvu cyangwa se inshuti zabo zarabaye impamvu yuko abantu batungana. Kubw'ibyo rero nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ibitubwira almar'u ala dini khalilihi, ni ukuvuga ngo umuntu aba ari ku dini cyangwa se ari ku murongo w'inshuti. Nayo mpamvu bakubwira bati nyereka inshuti yawe nkubwire uwo uriwe. Nayo mpamvu rero inshuti ari ikintu gikomeye, ndetse ni umunyeshuri aho ava akagera iki kintu ajye akitondera, kubera ko amahitamo ye niyo agena impinduka ziwe. Nimba hisemo inshuti mbi, ubwo murabyumva nawe. Nimba hisemo n'inshuti nziza, murabyumva. Nkuko bagiye babivuga rero, guhitamo inshuti ni uguhitamo inshuti izagufasha, izakuba hafi, izakuvugira ku munsi w'imperuka nk'uko mwabyumvishe, izagufasha mu masomo nawe ukayifasha, mbese mukaba inshuti nyanshuti.
atari ya yindi izakubwira ngo umukopere cyangwa se izagufasha mu gukopera. Ubwo ibyo rero inshuti mwumvisha akamaro kayo. Nanagira n'inama babyeyi mwihangane mugerageze mumenye inshuti z'abana banyu, kubera ko ziri mu mpamvu z'uko abana bangirika cyangwa se bagatungana. Ni na byiza kuba umubyeyi yamenya inshuti z'abana be, kubera ko ashobora gukiranura cyangwa se kurokora umwana we agendeye ku nshuti ze, kubera ko buriya umwana wawe yumva inshuti cyane, yumva n'inama zayo kuruta uko yumva inama zawe mubyeyi. Nanone icyiza cyo kureba inshuti no kumenya inshuti z'umwana wawe, ushobora nawe kumubera umubyeyi. Hari abana babayeho nta babyeyi bagira, ariko kubera ko habayeho impamvu y'uko wowe mubyeyi uba cyangwa se ukanamenya n'inshuti z'umwana wawe, akabona umubyeyi muri urwo rwego, cyangwa se akaba n'abafite ariko bakaba bameze nk'aho badahari, ukamubera umubyeyi. Yaba yarigunze akumva ko afite umubyeyi ushobora kubwira, ndetse ni nabwo ushobora kumenya inzira neza y'umwana wawe aho aherereye, kubera ko abana baba bagiye ku ishuri, bajya muri gahunda zitandukanye, ariko ntabwo tuzi ibyo babamo. Ariko iyo umenya inshuti ze ukazireba imyitwarire ndetse n'imyambarire, turabizi ko ababyeyi mufite uburambe bwo kureba umuntu, umwana mutoya, bitewe n'imyitwarire ye ukahita umenya ko uyu mwana ari kugana mu nzira mbi cyangwa se inzira nziza. Kubw'ibyo rero mwumvishe icyiza cy'inshuti n'ikibi cy'inshuti, uko bose bagiye batubwira. Ni ibintu bikomeye kandi byiza, n'uburyo bahitamo inshuti mu buryo bukomeye cyane bagiye batubwira bi'idhnillahi ta'ala. Kubw'ibyo rero iyi gahunda nakagaruka, ubwo tuzasubira ku yindi topic insha Allah, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala nk'uko babitubwiye, Allah inshuti zawe yazigira nziza, natwe akatugira inshuti nziza, ku buryo tuzabaho nk'uko Allah bivuga, al-akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Ni ukuvuga ngo ku munsi w'imperuka abavandimwe, inshuti bazaba ari abanzi, bitewe n'uburyo wenda aya zagiye zivugwa. Umuntu azavuga ati iyo mbimenye singire runaka inshuti, kubera ko laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, yamaze kunyobya nyuma y'uko urwibutso rwari rwangizeho. Abangaba rero mu gihe abantu bazaba bari abanzi bari kwiramanta cyangwa se barimo baricuza, abandi bazaba ari inshuti nk'uko Allah bivuze. Abavandimwe, inshuti bazaba ari inshuti, bazaba ari abanzi, usibye babandi bagandukiye Allah, bibukiranyaga mu gukora ibyiza. Reka dusozereze aha rero dusaba Allah subhanahu wa ta'ala nk'uko yaduha inshuti nziza, ndetse mubyeyi yuko abana bawe yabaha inshuti nziza. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.